ni mu gihe rero bwana Corneille Nangaa we ari kugirana ikiganiro n'abanyeshuri bahariya muri kaminuza ya Goma, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo by'umwihariko abasirikare ba M23 ndetse n'abasirikare ba SADC bari mu busabane kuri hoteli ya Serena Hotel ni hariya mu mujyi wa Goma. Byakunze kugarukaho na benshi by'umwihariko abo mu bihugu byohereje ingabo mu butumwa bwa SAMIDRC cyangwa se ingabo za SADC zoherejwe ara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byavugwaga ko abasirikare b'iyi SADC ko bafashwe nabi cyane, ngo ko bari mu buzima bubi, ko bafashwe nk'imfungwa, ariko kandi ibyo ngibyo bitandukanye n'ukuri kwa nyako, kubera ko nk'ubwo amashusho ubonaho imbere yawe aragaragaza neza rwose uburyo abasirikare ba Afrika y'Epfo, abasirikare ba Tanzania n'abasirikare ba SADC muri rusange uburyo babanyemo neza, bahuje urugwiro n'ingabo za M23. Wiringoma arabazengurukamo abaganiriza n'ubusabane barimo barasangira, ubona ko bari mu byishimo kuri Serena Hotel. Ni mu butumwa rero bugufi cyane Wiringoma yanditse ku rukuta rwa X, yagize ati AFC M23 ndetse na SADC turi muri ambiance, turi mu byishimo, ibigaragaza ko rero nta kibazo na gito rwose kiri hagati y'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo cyo kimwe rero n'izi ngabo za SADC. Babigaragaje rero muri aya mashusho bashyize hanze mu rwego rwo kugaragariza amahanga ko bitandukanye n'ibyakomeje kugenda bigarukwaho ejo mu nama ya Loni. Bavuze ko ingabo za SAMIDRC ndetse na MONUSCO ngo ko bafashwe nk'imfungwa za AFC M23, by'umwihariko MONUSCO ngo nta hantu ishobora kwerekeza itabanje kwaka uruhushya. Ariko kandi aya mashusho agiye hanze aragaragaza ibihabanye cyane rwose n'ibyakomeje kugenda bigarukwaho n'abayobozi batandukanye bo muri SADC cyo kimwe rero nabo muri Loni. Iyi nkuru turaza kuyihuza nuko ibi biri kuba hariya kuri Serena Hotel i Goma, ni mu gihe n'ubundi kuri kaminuza nkuru ya Goma umuyobozi wa AFC M23 bwana Corneille Nangaa nawe yari kuganiriza abanyeshuri biga muri iyo kaminuza. Ni kubijyanye rero ni kubijyanye nuko bagomba gukomeza kurwanirira igihugu cyabo, gukomeza gufatanya muri urugamba rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ayo mashusho uri kubona rero ngiye kuba nkugezaho ibyo Corneille Nangaa yabwiraga aba banyeshuri mu magambo make cyane, cyangwa se mu magambo avunaguye. Yababwiraga ati ibi bintu rero bigomba gucika, turi abanyekongo, tugomba gushyigikirana, tugomba gushingira rero ku bushobozi ndetse no ku bumenyi bwacu, maze tugashakira umutekano abaturage birukanwe n'abandi ku mpamvu rero zose zishoboka mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubaka igihugu cyunze ubumwe. Hashize imyaka irenga 30 hari abantu bagikomeje kugenda bavuga ko banze kubakira nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba bafite ukuri cyangwa se baba babeshya. Atahubwo rero twumva ko mu by'ukuri igihe kigeze nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu twumve ko twasenyera umugozi umwe, tugerageza rero kwinjira mu ndiba y'ibibazo byacu kandi tukanabishakira ibisubizo. Ibi nibyo rero bizatuma buri gihe habaho kwigira nkaho rero turi abanyekongo nyine ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi tukigira ku bibazo bitandukanye twanyuzemo, ari nako rero dushakira ibisubizo by'ibibazo kuri ubu ngubu turimo kunyuramo muri aka kanya. Ariko kandi bitangirira ahanini ku bihe birebire twagiye tunyuramo. Niyo mpamvu rero hakomeje kubaho imitwe nka FDL, RCD, CNDP, M23 ndetse n'abandi. None ubu ngubu hakaba haraje Alliance Fleuve Congo. Ibi bivuze ko rero hari ikibazo twanze gukemura cyangwa se tutakemuye, ahubwo tugakomeza kubeshya kuri icyo kibazo. Ibyo rero nibyo twita impamvu nyamukuru zitera ibibazo. Kuki se twise iyi mpuzamashyirahamwe yacu Alliance Fleuve Congo? Mwaba mubizi ati nuko rero tugomba gushyira abantu hamwe mu bumwe. Ariko se nanone kuki twahisemo izina Fleuve Congo? Ati umugezi wa Congo numwe rero numwe mu migezi minini migenderano y'amazi ku isi, kandi ufite umwihariko. Ni mu gihugu cyacu rero utangirira mu majyepfo ahitwa Katanga, ugaca muri Kivu, intara y'uburasirazuba Orientale hose ukagerayo, Equateur, Bandundu, ukagera ku nyanja y'Abahinde unyuze muri Kinshasa. Bityo rero igice kinini cy'igihugu kigwa cyangwa se kinyurwamo n'uyu mugezi nyine. Niyo mpamvu rero twahisemo
kwita rwose uyu mutwe wacu cyangwa se ihuriro ryacu Alliance Fleuve Congo, nuko rero rihuza n'ubundi abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko uyu mugezi ubigenza. Uyu mugezi ni ikimenyetso cy'ubumwe kuko rero mu ntara 26 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta nimwe idafite umugezi utanga amazi mu mugezi wa Kongo. Icya kabiri, amazi y'uyu mugezi ni isoko y'ubuzima. Icya gatatu, uyu mugezi wa Kongo ni igikoresho gikomeye cyane cy'iterambere. Dufite urugomero rwa Inga ruherereye mu ntara ya Kongo Central. Hari kandi inzira y'amazi igera Ikisangani, aho rero ushobora no gukomeza ukagera mu zindi ntara. Ati rero niyo mpamvu rwose twumva ko Alliance Fleuve Congo ari ihuriro rihuriza hamwe abanyekongo bose nk'uko uyu mugezi nyine ugenda ukazenguruka ibice byose. Uyu mugezi uhuza intara 26 zose binyuze mu mazi kandi ni isoko y'uburumbuke bw'abaturage bose. Niyo mpamvu rero natwe twahisemo iri zina nka Alliance Fleuve Congo kugira ngo rijye riduhuriza hamwe nyine nk'uko twese turi abakongomani. Usibye wenda Bwana Colonel Nanganga wabwiraga izina Alliance Fleuve Congo ryavuye bano banyeshuri muri kaminuza, ni Colonel Nanga wanagarutse kuri bimwe bitandukanye bigaragaza intego za EFC/M23 zirimo nko gushyiraho leta nshya ifite imiterere mishya, guharanira ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwuzuye, hari ukugarura umutekano no gutanga ibisobanuro bihamye, hari ugushyiraho amahoro arambye, hari guharanira iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Yagarutse rero ku byagezweho na EFC/M23 mu rugendo rwabo. Ati kuri ubu ngubu twamaze guhuza abaturage mu migambi yo guhindura ibintu, hari gukuraho buhoro buhoro igitutu n'igitugu cya Kinshasa no kubohoza ibice bimwe na bimwe by'igihugu, hari gushyiraho imiyoborere isobanutse mu bice tugenzura, hari gutangira urugendo rwo kwiyunga ndetse no kubana mu mahoro, hari kunaniza Kinshasa mu mugambi wayo wo guhindura itegeko nshinga, hari kuremera Tshisekedi kwemera ibiganiro byimbitse na EFC/M23. Inzitizi bahuye nazo harimo ihohoterwa ry'abene gihugu rikorwa na leta ya Kinshasa, hari intambara y'ubukungu, propaganda y'ibinyoma ikomeje gukwirakwizwa mu rwego rwo kuyobya rubanda, hari umwanya udasobanutse n'imyitwarire igaragara neza y'umuryango mpuzamahanga. Ibyo ni bimwe rero mu byo Bwana Colonel Nanga yaganirije bano banyeshuri bo muri kaminuza. Nguko rero uko byifashe, mwabonye amashusho rwose ko nta kibazo na gito gihari hagati ya EFC/M23 n'ingabo za SADC. Barasabana kuri ubu ngubu, barishimye, barimo barasangira mu busabane bakoze bwabereye hariya kuri Serena Hotel mu mujyi wa Goma, nk'uko mwakomeje kugenda mwihera namwe amaso yanyu ko byari byifashe.